Reka tubyumve neza wenda n'abakunzi b'iyobokamana baza kudufasha kubyumva. Wakoze umurimo w'Imana uba bishop, urusengero rwawe bamaze kurusenya uhita uratambikira ujya mu ngeso mbi. Ni ukuvuga bamaze kurusenya hamaze guca nk'ukwezi mbuze abamfasha kugira ngo nongere nkore wa murimo. Nahuye nagiye nyine mpura n'abandi bagenzi banjye bafite iyo mico banyanduza gutyo. Ni ukuvuga rero tukagenda tukajya mu bikaju by'abantu tukiba. Twari dufite amazina twari twaritanye kugira ngo niyo twakora ikintu hatagira umuntu uri bumenye ko ari babandi bo kwa runaka. Ni Iyobokamana TV rero nkuko musanzwe mubizi turatembera tukabacukumbura amakuru ajya atandukanye yose agamije kubaha amakuru ajyanye n'Iyobokamana. Uyu munsi kuri kamera z'Iyobokamana turi kumwe n'umujene agiye kutubwira ninde. Murakoze, amazina nitwa Gitangaza Daniel. Ndi umwana umwe navutse iwacu, nta wunkurikira nta numbanziriza, duse ndibanza nkaniheruka. Mfite mama na papa barabana, nize amashuri abanza ndarangiza, ngeze mu yisumbuye kubera ubushobozi bukeya sinabona uko nkomeza ayo mashuri. Gitangaza Daniel, uvuka he, mu rugo ni hehe? Mu rugo iwacu ni naha mu karere ka Kayonza, umurenge wa Gahini, mu mudugudu wa Video. Umusore ushima Imana agiye kutuganiriza ubuzima bwe. Yatangiye amashuri abanza yiga neza, ageze mu yisumbuye arayihagarika. Byatewe n'iki? Bisangiza abantu babwira uko byari bimeze icyo gihe. Murakoze. Mu rugo twari tubayeho mu buzima navuga ni ubukene, ntabwo twari twishoboye, ku buryo nize mu wa mbere sogonderi. Nabwo nafashwaga n'uwari wemeye kumbera umwishingizi, arantangirira mu wa mbere ndahiga. Ngiye kujya mu wa kabiri biba ngombwa yuko uwari wa mbere umwishingizi yari umusore aza gushaka umugore. Ngombwa rero ambwira ko ubuzima buhindutse, bitashoboka yuko yakomeza kumfasha. Ubwo rero ibyo biba intandaro yuko mu rugo batari bishoboye, nta mafaranga y'ishuri bari bubone bari bumpe, ngombwa ko ishuri mba ndihagarikiye aho ngaho. Hagaritse ishuri. Icyo gihe mwari mukijijwe mu rugo, mwarasengaga? Mu rugo twari dukishijwe, njye nari nkijijwe na mama yari akijijwe usibye papa. Nizihe mbogamizi wabayeho ubona wenda umubyeyi wawe umwe adakijijwe? Nizihe mbogamizi wabonaga ukabona bikubangamiye? Iyo wenda ngiyeyo nazaga hano ku rusengero nkataha nimugoroba nkabona papa yaje yasinze, mbese namwitegereza uburyo abayeho, nareba n'ukuntu twebwe dusenga tubayeho, nkumva birambangamira. Namusaba kuganira nawe, rimwe na rimwe ntabikunde ndakubera yisomeye icupa, bikambera imbogamizi. Uko nagashatse umwanya ngo nganire nawe nkasanga umwanya yakampaye yagiye kwisomera icupa, yagiye mu bandi bagabo, bimbera imbogamizi. Nabura uko nge mbigenza, nkareba nk'abagabo bagenzi be basangira, nkaba nabiyambaza abandi, rero mujye mwihangana rwose, papa nawe nkeneye ko yakizwa. Kugeza igihe nari nafashe umwanzuro nk'abandi rwose abantu bamusura bamujyana kunywa, bamujyana mu matabi, ntago mbashaka hano mu rugo. Naba bakeneye mujye mumwisanya ajya azabasangaho muri, kuko byari bimaze kumbangamira, ndetse n'umubyeyi wanjye mama byari bimaze kumubangamira cyane. Byarababangamiraga, birumvikana ko umubyeyi wawe atarakishijwe. Wowe nkawe wenda n'umubyeyi wawe wari ukishijwe, mwakoze iki wenda kugira ngo murebe ko wenda yahinduka mu bijyanye n'amasengesho? Ni ukuvuga rero nyuma y'ibyo byose haje kugera igihe uko twajyaga kuryama twaricaraga na mama tukaririmba indirimbo mu gitabo ari mu cyumba aryamye. Mu gihe turimo turaririmba nawe kubera rya cupa yasomye akazamura ya ndirimbo turimo turaririmba, ukumva mbese arimo arasa n'usingira ibyo twe turimo turaririmba. Tukagenda tubikora buri munsi kugeza igihe yaje kuza mu rusengero, arahakandagira, arasenga, yiyemeza gukizwa.
nyuma kubera nyine Bibiliya iratubwira ngo ntitukicarane n'abakobanyi, kubera kongera guhura na ba bandi, kongera kugirana ubusabane nabo, byongera biba ngombwa yuko yongera asubira kuri bya bindi, ariko twebwe twakoreshaga uburyo bwose bushoboka kugira ngo atazongera gusubira muri ibyo bintu byose bidahesha Imana agaciro. Nyuma yo gucikiza amashuri ubuzima bwari bumeze bute, wabayeho ute? Nyuma yo gucikisha amashuri, mbere nkigaho gatoya, nabayeho ndi umwana ukunda gusoma Bibiliya, nakundaga mbese nagiraga ishyaka ryo kumenya se abantu basenga bigenda gute, babikora gute, kugeza igihe ngeze nko mu myaka 17 naje gushinga itorero. Ndishinga ndi umwana, noneho kugeza igihe narishinze mba bishop, navuga mu mudugudu w'iwacu nari mfitemo amatorero agera muri 5 ari nge mushumba wayo. Ku myaka 17 washinze itorero, mwasengeraga he ku buryo rigira n'ayo mashami yose ukayahagararira? Ni ukuvuga twasengeraga mu rugo iwacu mu mudugudu wa video, noneho nkafata abana bo muri quartier bose nkabegeranya bakaza tugasenga, maze kubona yuko abo muri quartier iwacu mbegeranyije njya n'ahandi gutyo ngira amatorero 5. Ni ukuvuga rero abo bose navuga ninjye wari umushumba w'ayo matorero. Tutarajya kure, itorero ryawe baryitaga ngo iki? Itorero nayoboraga baryitaga Yakini. Kubera iki waryise iryo zina? Ni ukuvuga rero icyatumye itorero, hari umwana mutoya warijemo ntari naryita izina, mutoya yazana na mama we, uwo mwana bamwitaga Yakini. Ni ukuvuga rero yari umwana wizihirwa gutura, yaraturaga buri bintu byose. Noneho mbaza mama we, ndamaze se Yakini bisobanuye iki? Aransobanurira, ambwira ko Yakini ari umusozi, abinsobanuriraho cyane, umusozi abantu basengeragaho, bakiriragaho. Ndangije ndagenda nanjye ndavuga nti rero uhereye umunsi wa none itorero ryanjye ryitwa Yakini, nandi nzafungura zaba yitwa Yakini. Igitekerezo cyo kugira ngo ku myaka 17 utangire itorero cyavuye? Hari umupasiteri bita Bishop Charles Murenzi, ni umugande, yayoboraga itorero rya Shining Light Church. Igihe kimwe rero yakoresheje igitaramo abwiriza mu kigande. Sinumva ururimi, ariko nkunda iyo abantu babwiriza mu rurimi, numva bimotiva, numva ari ibintu byiza. Noneho maze kubibona mbona ko abantu babyitabiriye, ndavuga ati se njye mbikoze ntibyakunda. Ndabanza negeranya famille, abantu abana b'ababyeyi bavukana na mama, ndangije nkagira umwe nje nkabwiriza mu kigande, nkasubiramo ibyo wa undi yavugaga, ntago nzi icyo bisobanuye. Undi nawe agasobanura mu kinyarwanda, ubwo ibyo yasobanuraga nyine we yarebaga ibintu biri bufasha abantu. Ari mufite imyaka ingahe icyo gihe? Icyo gihe twari turi mu myaka 16 aho ngaho, wansobanuriraga yari afite imyaka 11. Noneho nje nkabwiriza mu kigande nakopeye kuri wa wundi, nawe akaza agasobanura, bigenda biza, mbona abana bakomeje kuba benshi, ndavuga nti rero reka nshinga itorero twese tugira ahantu tubarizwa. Muri uko maze kugira amatorero 3, abantu bamaze kubona yuko kuko ni ukuvuga muri iryo torero n'ubundi gutura byabagamo, buri serivisi yose ibera mu rusengero yarabaga. Bamaze kubona rero uwo mupasiteri umwe, navuga ni nk'umwarimu bamwita Twagira Yesu, amaze kubona yuko mfite gahunda, abona yuko ibintu ndimo nkora ari byiza, yaje kunyegera njyana mu rugo iwe, ambwira uko tugiye kubikora kugira ngo na ya maturo batura, kuko nge ntago nabashaga kuyajera, tubona uko tuyabyaza umusaruro. Angira inama mu buryo bwose bushoboka, n'umumama twari duturanye nawe amfasha muri ubwo buryo, kugeza igihe muri iryo torero nayoboraga hazagamo n'abantu bakuru tugaterana, kuko twagiraga amateraniro ya buri mugoroba. Reka wenda abakunzi b'Iyobokamana babyumve, muri abana nta bushobozi mwari mufite, icyo gihe mwateraniraga hehe? Icyo gihe rero nagiraga no kuvuga ni utuntu tw'udukoryo niko natwita, nubakaga urusengero mu mitumba,
hejuru nkayasakazaho ibiti by'imyumbati nangiza nkorosaho ibirere, noneho abana bakaza tugateraniramo, nkakora intebe y'umufariso ndi bwicaremo nk'umushumba nyikoze muri ya mitumba, nkicara nyine nk'umushumba, bakaza tugaterana. Igihe kimwe turimo duterana, umuntu umwe yaraje, navuga muri iki gihe wenda icyo gihe nari nkiri umwana, nago yari yakamenya ibyo turimo, ni ukudaha agaciro icyo abantu bakora, atema umuryango w'urusengero twari turimo. Ni ukuvuga yawutemye ari nko ku wa gatatu, turakomeza dusengeramo kandi yaracishijemo umuhoro. Ku wa gatandatu nimugoroba mfata umudiyakoni umwe, nararitse umuganda ntibaza, turagenda njya kubaka urusengero. Mugende ihe. Umudiyakoni yawe yari afite imyaka ingahe? Umudiyakoni wanjye yari afite imyaka 12. Noneho ngenurira hejuru, nkajya mubwira ngo ampereze, noneho azamuye igiti arimo ampereza, kandi ubwo wa mutumba wari waracitse, urusengero ruba ruraguye, wa mutumba buraguye kuko nagakurikiye igiti, urusengero ruba ruratugwiriye. Gusa ntitwacitse intege, twarakomeje turasenga, ngwimurira ahandi, naho baratwirukana, ariko ndakomeza nkomeza wa murimo, ngenda uko banyirukanye, aho banyirukanye njya ahandi. Iyi mvura yagwaga muri gusenga byagenda gute? Ni ukuvuga harimo ubuhanga mu gusakara. Twarasakaraga tukabanzaho agashitingi, cyane cyane agashitingi kagombaga kujyaho umushumba yicara. Imvura iyo yagwaga bo barihanganaga nyine bakanyagirwa, ariko umushumba ntaze kunyagirwa. Mbese twabikoranaga ubuhanga. None se tujye mu bijyanye no kwigisha ijambo ry'Imana, ku bijyanye na Bibiliya, aba badiyakoni hari ubumenyi, nawe hari ubumenyi mwari mufiteho buhagije ku buryo mwigisha ijambo ry'Imana? Igihe kimwe nari nagiye mu cyumba kugira ngo wenda nsobanure ijambo ry'Imana aho byatangiriye, uko nabifashe. Njye nari narafashe ijambo rimwe ndishyira mu mutwe wanjye, nagiye gusenga ahantu ndi kumwe na mama, umuntu yigisha muri Ezekiel 3:7 iyerekwa ry'amagufwa yumye. Noneho njye nari mbizi, ariko nyine abandi ku cyumweru bajyaga mu materaniro yo mu rusengero ahandi, bakazana za ndirimbo zabo, akaba arizo natwe twongera tukaririmba. Noneho ngiyo najyaga kubwiriza, wasangaga mu cyumweru muri ya minsi 5 yose nabwirije ku iyerekwa ry'amagufwa yumye gusa, ariko najya gutangaho ubusobanuro, nkatanga ubusobanuro butandukanye buri munsi. Ni ukuvuga mu minsi 5 ibanza nigishaga ijambo rimwe. Uko ngenda rero mpura na babandi bagenda nsoma Bibiliya, nkagenda nungukamo andi magambo, nkegera wa mugabo akongera kansubirishamo, mbese nsesengura uburyo nzajya nsobanurira abantu ijambo ndimo ndabigisha. Hari uwabyumva akavuga ati aba bana bari bibereye mu mikino, bari gukina iby'abana, wowe wabifata gute? Ni ukuvuga njye nabifataga, ibintu twakoraga byabaga biri seriye, ni ibintu twabaga twateguye, twanateguye n'umusangiro nk'abakristo twese, kuko twe byabaga biturimo, twabikoraga biturimo. Ni nk'uko umwana iyo akora ikintu we yumva ari cyiza, natwe rero twumvaga ari byiza, wenda nubwo abandi babyakiraga ukundi kuntu, ariko twe ntago twabikoraga nk'iby'abana turimo turakina. Ubwo ni ku cyicaro mwari mufite abakristo bangahe? Ku mashami ho bari bangahe? Wenda yari amashami angahe harya? Yari amashami 5. Ku cyicaro nari mfite abana 25. Ku yandi hari aho nari mfite 15, hari aho nari mfite 20, hari naho nageze ngira abantu 56 nyine mu rindi shami ryanjye nari nyoboye. Ubwo nukuvuga ngo ishami ry'urusengero bitaga Yakini byose byabaga byubatse muri ubwo buryo batubwiye? Byose ni muri ubwo buryo byari byubatse. Ntabwo abantu bakoraga nk'urugomo se ngo babisenyure, wenda muzasange babisenyuye? Urugomo wenda rwo ntirwabura, kuko bumvaga ko ari iby'abana dukina, barazaga ubihiritse, ejo agasanga twongeye turabyubatse. Aho ni ukuvuga aho icyicaro cyari kiri, naje kukimurira ahantu mu murima w'umusaza, ariko nawe twari duturanye. Umusaza yari afite ikibazo cy'uburwayi, noneho mu gihe twaba turimo turirimba dufashijwe, agaturuka hirya n'umuhoro akatwirukankana, urumva turi abana, akavuga nti ndabatemera munsi y'igiti cya avoka, ati muraririmba avoka zikamanuka.
abana bakirukanka nkasigara mpagaze, yamara kugenda bakongera bakagaruka gutyo. Birumvikana cyane. Mwari nubwo abandi babifataga ko ari imikino, ariko mwebwe hari uburyo mwabifataga ko muri gukorera Imana. Ubona ibyo bintu wenda mwakoraga hari umusaruro byaba byaratanze mu bana bari bafite n'iyo myaka n'abayoboke wigishaga? Ni ukuvuga umusaruro byatanze na n'uyu munsi ni ibintu bigaragara. Uwo nari mfite wari unyungirije, wari mwarimu, ubu tuvugana ayoboye korali, ni perezida wa korali, abandi nabo ni abaririmbyi. Noneho njyewe najyaga ku ngoma kuko twari dufite ibibati twari twarashyize aho ngaho bimeze nka sembare, dufite imitumba ducuranga. Nanjye nakundaga gucuranga rero ibintu nk'ibyo kugeza na n'uyu munsi. Rero impano yo gucuranga irakomeza irankurikirana kugeza na n'uyu munsi, ndetse n'iyo kubwiriza. Mu bantu wari warahaye imirimo ku rusengero rwawe haba harimo abaguye bakajya mu by'isi? Mu bantu nari narahaye imirimo nta muntu n'umwe wigeze ugwa. Ubu tuvugana bamwe hari abayoboye ibyumba mu rusengero, hari abafite imirimo. Mu bantu nari narahaye inshingano nta n'umwe wigeze ugwa. Ibyo bintu ababyeyi n'abandi bantu bakuru babifata gute? Ni ukuvuga mu minsi ya mbere ibanza babifataga nk'iby'abana, bamaze kubona yuko tumaze kugira gahunda, kuko twaje kujyana n'abaterankunga badufasha, twategura umusangiro bakaba bahari. Ababyeyi bageze aho babona ko ibintu turimo dukora ari ibintu biturimo. Noneho saa 10 zagera zo guterana, twari dufitemo n'amatara, bakarekura abana bakaza tugasenga, isaha zagera abana bagataha, kuko bari bamaze kubyakira, bari bamaze kubyiyumvamo. Itorero ryawe rero rikoze umurimo w'Imana, muri abana mwese. Wari mukuru ngira ngo yari wowe bishop. Ryaje gusenyuka gute? Ryasenywe nande? Gusenyuka kwaryo, icyo gihe twari twateguye umusangiro, mbese babandi bose y'amashami yose yagombaga guhurira ku cyicaro. Noneho nateguye umusangiro, byari ngombwa, amafaranga twari dufite ntiyarahagije ku buryo tugura amafanta abantu bakanywa. Amavide nta kintu cyari kirimo. Hari ibyo bita amasupadipe, dufungura supadipe za coca na orange, dushaka n'imiheha turayigura. Habaho gusangira, turicara twese turanywa. Noneho mu gihe turimo kunywa, nari mfite umusore wambaga hafi wangiraga inama, nubwo namurutaga ariko yangiraga inama. Turimo gusangira rero, nyirakuru we yaraje amuturuka inyuma, abamukubise ikibando mu mugongo ngo yatinze gutaha. Uko abikora, na wa musaza twasengeraga ahantu he abaraje, atemaguye urusengero arushyira hasi. Ibintu nyine nanjye mpita ncika intege, mbura n'uwongera kumfasha, birangira gutya. Bamaze gusenya rero urusengero mwari mwatangiye ari imikino, nyamara mwebwe mufite intego yo gukorera Imana. Nyuma yaho umurimo w'Imana byakomeje gute? Ni ukuvuga nyuma yaho nabuze amahitamo, mbura uko mbigenza, ntangira kubaho mu bundi buzima. Noneho nza kwadukwamo wenda navuga n'umuco wo kwiba, ariko mu buryo nibaga, ni ukuvuga nibaga ibintu, ibisheke, ibintu bigize mbese byo kwishyirira mu nda yanjye. Reka tubyumve neza, wenda n'abakunzi b'Iyobokamana baze kudufasha kubyumva. Wakoze umurimo w'Imana, uba bishop, urusengero rwawe bamaze kurusenya, uhita uratambikira ujya mu ngeso mbi. Ni ukuvuga bamaze kurusenya, hamaze guca nk'ukwezi, mbuze abamfasha kugira ngo nongere nkore wa murimo. Nahuye nagiye nyine mpura n'abandi bagenzi banjye bafite iyo mico, banyanduza gutyo. Ni ukuvuga rero tukagenda tukajya mu bikaju by'abantu tukiba. Twari dufite amazina twari twaritanye kugira ngo niyo twakora ikintu hatagira umuntu uri bumenye ko ari babandi bo kwa runaka, ku buryo nabaga niba nibye igikaju babonye bagiye kumfata, hari izina bari baranyise, banyitaga Ndigidi. Ubwo iyo bavugaga Ndigidi numvaga yuko bamfashe nkahita nirukanka. So ni ukuvuga ibikaju ni ibiki ku bantu badukurikiye, abantu batazi ari ibiki n'ibiki? Ni ukuvuga ibikaju ni ibisheke bino bakoramo isukari. Nibyo twebwe twibaga, nibyo twabaga dushaka, kugeza ubwo
naje kwiba kanyanga, noneho n'iby'ijerekani, ariko twari abana batatu. Ni ukuvuga batatu narabaherezaga bakajya kugurisha, oya ntago njye nayinywaga, ahubwo wenda kubera iby'ubwana narabaga bajya kugurisha nkasuka nko mu ibase nkakaraba mu mutwe, njye nkumva ndishimye. Akabido ka 7 baguraga 50,000 ugasanga baduhayemo 2,000. Bikomeza nyine gutyo kugeza ubwo naje guhura na Nzabirinda Emmanuel, yari umusore. Mbere y'uko uhura nawe wagendeye mu kigare kibi, n'utuhe tugeso tundi wenda uretse kwiba waba waragerageje gukora waragendeyemo? Byari ukwiba gusa, n'urugomo niko nabyita. Nakoraga urugomo gusa, nta bindi nigeze njyamo, kuko nakuze mu rugo ndi njyenyine, nta nubwo nakundaga kujya mu bandi bana ngo njye gukina nabo. Reka tukumve, umubyeyi wawe yarakishijwe, mbere mwajyanaga gusenga, ntabwo yigeze abona utangiye kujya mu ngeso mbi ngo gucyahe? Ni ukuvuga hari ukuntu wenda umubyeyi abona aguhannye wakabona wanze guhanika, aho akakwihorera ahubwo agakoresha ubundi buryo, akaba yaguteza abandi bantu. Njye rero kuko nari namaze kwinjira muri ba bandi kugira ngo mbireke, byari ibintu bigoye cyane, byari ibintu bingoye kugira ngo mbivemo, ariko nyuma naje kubivamo. Byari ibintu bigoye cyane, nyuma uza guhura n'umukozi w'Imana, wakira Yesu bundi bushya, ubu ngubu uri umusore ushima Imana. Ho urwo rugendo rwo kugira ngo bagusengere izo ngeso zose zigende rwaje ute, byagenze ute? Ni ukuvuga yari afite resitora, njye nkajyayo, Nzabirinda Emmanuel, njye najyagayo, hari ibyo twitaga itapfu, najyagayo ngiye kwishakira bya biryo nirira, noneho aba amfashe gutyo, aramfasha, akajya ambwira nti tujyane gusenga, kugeza ubwo ajya gufungura urusengero twari kumwe. Arangije turazana, anyakira mu rugo, ni ukuvuga mva mu rugo njya kubiwe, anyakira mu rugo antandukanya n'ababana, turabana, antoza imico, njya mu rusengero. Ni ukuvuga mbamo, niga no gucuranga. Ni ukuvuga gucuranga, hari ibintu bagenzi banjye bajya bambaza gucuranga, nabyize iminsi 2, mu gihe abandi babyiga umwaka cyangwa bakabyiga n'amezi. Ucuranga iki, wabyize gute? Ni ukuvuga ndi umupiyaniste, ncuranga piano. Ni ukuvuga nabyize, uwanyigishaga iyo we yajyaga gucuranga yayikingiranaga mu nzu, noneho akajya mu nzu wenyine akikingirana, njye nkajya inyuma ya rwa rugi nkumva ibintu acuranga. Noneho kugeza igihe yafashe iminsi 2 aranyigisha, anyigisha amanote gufataho gusa, arangije yigira Kenya. Amaze kugenda, njye ngiye kuri sente, ibintu biraza nkacuranga, abaririmbyi bakumva ibintu nta kibazo, ariko inkomoko yabyo nakundaga kujya ku rugi arimo acuranga, nkumva ibintu arimo akora, nanjye nakora muri sente deni nakora ikosa, nkahita mbyumva, nkahita nikosora. Utangiye gukorera Imana, ubu ngubu kuva wenda watangira guhura na pastor kugeza ubu ngubu uhagaze ute umurimo w'Imana? Niki wishimira bitandukanye nuko mbere byari bimeze? Ni ukuvuga kuva aho mpuriye nawe hajemo itandukaniro nuko nari imeze kera. Uyu munsi ndi umuntu ushobora gutambuka muri quartier, abavugaga ko ndi umujura ntibavuge ko ndi umujura. Noneho wenda kubera ko bazi ko nkunda gucuranga, nkunda kuvuga ubutumwa, hari naho ngira bakanyita pasiteri cyangwa umwungiriza wa pasiteri. Mbese iyo ndebye uko nari imeze ntari nahura nawe, bitandukanye nuko meze. Twarahuye kuko uko ndambara nk'abandi basore, ndarya, deni yanyigishije n'uburyo nshobora kwishakira amafaranga, n'uburyo nshobora kwishakira imibereho, nkabaho nk'abandi basore, nanjye nkiyubakira ejo hanjye hazaza. Gutoza gukunda Imana, gutoza gusenga, gutoza no kuba wakura amaboko mu mifuka nk'umujene ugakora. Wenda n'abandi baze kubyumva neza, ubona umwanya wo kuza hano ku rusengero, utari hano ku rusengero uba uri gukora iki? Ni ukuvuga njyewe
ubundi ndi umuntu wakunze gucukumbura ibintu bya kompiyuta by'amamashini, ndi umuntu ukunda ibintu by'ikoranabuhanga. Ni ukuvuga iyo ntaje hano mu rusengero mba mfasha abagenzi banjye ari muri video baba disk banners, abafite ibibazo mu mamashini yabo nkaba nabikora, ababura amasoft nkaba nagenda mbibaha, ndetse sine hano gusa n'ahandi barampamagara nkagenda nkabafasha. Uracyari muto, mu myaka yawe umuntu akurebye ni mike, ubona izihe nyungu mu gukorera Yesu bitandukanye wenda n'undi muntu uri mu bindi bintu wenda bidashimishije Imana? Ni ukuvuga inyungu nabonyemo, wenda navuga abantu b'abapiyanisiti bafite, abantu b'abasitari niko navuga, bakundwa cyane cyane n'igitsina gore. Ni ukuvuga inyungu nabonyemo, abo bantu Imana igenda ibandinda, wenda ugasanga irampugije naba ntabonetse hano nkaba ndi mu tundi, ugasanga mbese wa mwanya nakabonye wo kubonana nabo Imana yampugije, wenda ndi hano ku rusengero, naba ntari ku rusengero nkaba nabonye akazi, wa mwanya wo kugira ngo mpure nabo hagira ibindi bigeso tujyamo, ugasanga ntago bambonye. Icyo rero nagishimira Imana kuko cyo ikomeje kukindinda kugeza n'uyu munsi. Kwibera mu rusengero burya ntacyo bisa, Imana irahakurindira. Nko turebye wenda nko mu myaka ufite, hari ingeso nyinshi cyane wenda abantu b'urubyiruko bari mu myaka yawe bakunda kugenderamo. Ni nk'izihe ngeso kuri wowe ubona uvuga ati izi zirazira nzazirinda mpaka? Nibihe byaha utinya cyane nkawe? Ni ukuvuga muri ibyo bintu byose navuga, wenda ndi umusore ukeneye ejo kuzaba mfite nanjye ibyanjye nikorera, ndi umusore ukeneye kuzatunga umugore nkatunga umuryango. Ni ukuvuga rero ingeso ya mbere nirinda kugira ngo nzagere ku cyo nshaka, kugira ngo na ya masezerano yose Imana yambwiye asohore, nirinda cyane cyane icyaha cy'ubusambanyi ndetse n'icyaha cyo kuba natakarizwa icyizere n'abantu banyizeraga. Icyo ari cyo cyose cyatuma ntakaza icyizere ndakirinda, kugira ngo abantu banyiyumvagamo bambonagamo icyizere bongere bangarurire, bakomeze bangirire icyo cyizere. Ugiye gukora iki rero kugira ngo ukomeze uba umusore Imana yishimiye, ukomeze ibikorwa byawe kandi unanatera imbere no mu iterambere risanzwe? Ugiye gukora iki? Ni ukuvuga icyo ngiye gukora cyangwa natangiye gukora, ni ukuvuga mu bintu byose nkora nibuka gukora save. Iyo ninjije amafaranga, abasore tuba dukeneye kwambara neza, kurya neza, mbese ibintu nk'ibyo. Ni ukuvuga ku mafaranga nkorera mu cyumweru, iyo nakoze neza amafaranga make nshobora kubona ni 20,000, nkaba narya 10,000, andi 10 nkayasevinga. Ni ukuvuga rero nateguye konte ngomba gusevingaho, nkatangira guteganyiriza. Wenda sinzi nuko ni ukuntu ntekereza bitandukanye nuko abandi, nateguye konte y'uzankomokaho. Mu bintu nkora nateguye konte ebyiri, iyanjye n'uzankomokaho. Mu bijyanye n'agakiza ugiye gukora iki kugira ngo ukomeze ugumemo neza Imana ikwishimire? Ni ukuvuga mu bijyanye n'agakiza ndakomeje, nta nubwo ntangiye. Ibyo nkora byose nkunda gucuranga, niwo murimo wa mbere ugomba kumbatira mu gakiza. Ikindi cya kabiri ndi umuririmbyi, kandi uburirimbyi bwanjye ntago nteze kubureka, no gucuranga sinteze kubireka. Ni ibintu nkomeza gukora kugira ngo bikomeze bisunikiremo neza, kuko n'ubundi n'umushumba hari igihe afata umwanya wo kuganira nanjye, akaba yampugura, akaba yakomeza mbese kumfasha kugira ngo ntazagira ibindi nshobora kujyamo bishobora gutuma ntatira inzira y'agakiza. Urakoze cyane. Murakoze rero. Wenda icyo nasoza mbwira abantu cyangwa mbwira urubyiruko runkurikiye, Bibiliya nivuga ngo iyo uteye intambwe imwe Imana itera 99 igusanga. Nanjye natangiye ntera intambwe imwe, ariko ubu uyu munsi Imana irimo irakomeza itera intambwe insanga, kuko ubu hari byinshi nayishimira imaze kungezaho. Icyo nababwira rero, nabo nibatera intambwe imwe baza bayisanga,
nayo iratera 99 yisanga, kuko icyo nabonye iyo ukoze ikintu nk'ubu, wenda urugero nabaha, njyewe natangiye mbona ibintu byo kuba umutekinisiye byo gukora iki nta kintu bizamarira, ariko uko nkomeza gusenga, najya gusengera Imana ikambwira ngo iranyaguye. Uko rero umuntu akora ikintu akiragiza Imana, Imana nayo irakomeza ikabana nawe. Amena. Ni ukuvuga rero wenda icyo ni ikintu cy'ingenzi nge ntashobora kureka, kuko mu gusenga naboneyemo ibintu byinshi. Wenda ikintu cy'ikitegerezo nshobora guha abantu, ubu tuvugana na papa iyo arwara ampamagara akambwira ngo nimusengere. Iyo yumva umubiri we utameze neza, kuko ntago uyu munsi ari harimo arakorera ahandi, arampamagara kuri telefone akavuga ati muhungu wanjye ndashaka isengesho ryawe, ndashaka ko ari wowe unsengera. Ntashobora guhamagara mama, arampamagara akambwira nti ndashaka ko unsengera. Ni ukuvuga ntago arakizwa, ariko ndahamya neza kuko ndushaho kugenda mwereka yuko gusenga bifite umumaro. Nkeneye mwitaba ngenda tugafatanya, bizatuma ahinduka.